urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert haremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert siburi nagira nibwo cyagera uvuye ambwiye mugiye kuhajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye, hano imitungo ngomba guhangana nabo. So busy. Okay, nta kibazo. Ndashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa uko biri kose imyaka mushiki wanjye yari afite, urupfu rwamwize mu maso ntabwo barakwibuka, n'ababikoze ntabwo barakwibuka. Undi byose niyo yabyibagirwa ariko akibuka kiri undi se umuti wa kabiri kamamagare ba kamarade. Nicyo kintu numva kindaje inshinga muri iyi minsi. Ariko rero njyewe ukuntu mbona mbitekereza mwakabaye n'ubihore kuko nabo ntabwo batujereka. Ibintu byo kuvugirwa kuri telefone uramenye? Ndabizi. Uramenye? Buriya ibi nabyo dukoresha by'amatelefone. Naho ubundi muraho neza. Murafani. Bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kubera iyi episode tugezeho. Tumaze kumenya ko uyu musaza atigeze agambanira Iribageza, ahubwo yagambaniye Rugema atabizi yuko aje hano kwa Rugema aje kuba yavura Iribageza. Yemeye kuba umuzamu wa Rugema kugira ngo azabashe kuba yaha Iribageza umuti wa kabiri agiye kuba yanywa kugira ngo abashe kuba yakibuka. Rero ni umuti uyu musaza azahera Iribageza mu rushinge, yuko uyu musaza azajya atera Iribageza urushinge. Niyo mpamvu mubonye uyu musaza yigize umukozi agaha Rugema impapuro z'imitungo zitari izanyazo yaba Iribageza. Uri kumva ko uyu musaza burya abantu mwari mumaze kumwanga muri no filimi ni umuntu mwiza, abashiye kuba yaza kuba yavura Iribageza, yemeye guca mu buzima bubi. Rero nimba wemera ko Imana igikora ibitangaza, Imana ishobora kugucishiriza ibintu mu nzira bikemera bikagorana ariko bigacamo, andika amena muri comment, kubera ko Iribageza Imana igiye kuba yamukorera ibitangaza. Abo yabonye umusaza umwitangira nta kintu amwaka, akaba yaramubikiye impapuro z'imitungo. Rero iyi ni Imana yabikoze kubera ko uyu musaza agiye kuba yaza kuba yavura Iribageza akabasha kuba yakira neza. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, reba iryo jambo ryanditseho subscribe. Nimba ukiri kuri wana ryanditseho subscribe, ubanze urikoreho cyangwa urikandeho kugira ngo ribashe kuba ryahinduka. Nurangiza ujye muri comments utangemo igitekerezo cyawe cyangwa wandike kuko Imana ibikora. Uyu musaza ashoboye kuba yaza kuba yakigira umukozi akabasha kuba yavura Iribageza. Uri kumva ko ari Imana ibikora? Jya muri comment wandike amena. Nimba udashoboye kwandika amena, ushyiremo ama emoji y'umutima cyangwa ushyiremo ko Imana ibikora. Imana niyo ibashe kuba yageza uyu musaza hano kwa Rugema. Reka mbanze mubwire uburyo uyu musaza yabashe kuba yagambana na kamarade ndetse na Emile kugira ngo bazabashe kugera hano kwa Rugema abashe kuba yavura Iribageza. Nta kundi kuntu yari kuba yavura Iribageza, ahubwo nuko yari kuba ahageze yuko Iribageza ntabwo yari kujya kwa Emile kugira ngo ajye kwiteza uru rushinge, kandi uru rushinge azajya arumutera buri gitondo. Uri kumva ko rero uyu musaza yatekereje neza akemera akaba agiye kuba yaca mu buzima bugoye ariko akazavura Iribageza. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Uri kumva ko uyu musaza yakoze igikorwa cy'ubutwari muri ino filimi, kuba yaje kuba yaca mu buzima bubi kugira ngo abashe kuba yavura Iribageza. Rugema rero azi ngo afatanyije n'uyu musaza. Rugema ari kugenda yidunda azi ngo ari kumwe n'uyu musaza, kumbe uyu musaza yamurushije ubwenge kera. Iyi ni imipango y'uyu musaza yose kugira ngo Rugema abashe kuba yamwizera. Izi ni inzozi ze kuba yagera muri iki gipango kugira ngo abashe kuba yavura Iribageza, yuko kugira ngo uyu musaza kugira ngo mwemere ko yaje kuba yavura Iribageza niwe wari ubitse impapuro z'imitungo yaba Iribageza. Ntabwo yakabaye yazihaye Rugema ngo abashe kuba yayisangira na Rugema, yuko nawe wari uyibitse wenyine. Yashaka kuba yarya abaye Iribageza yari kuba yarabariye, yuko yahaye Rugema impapuro z'imitungo ya pirate kugira ngo Rugema abashe kuba yakizera uyu musaza ngo amuzane hano mwa kino gipangu. Mwibuke neza uyu musaza niwe uziranye na Rugema. Rugema niwe umuzi wenyine ko ari we muganga wa Iribageza. Niyo mpamvu rero mwabonye ko bageze hano mu gipangu kwa Nyiranambara nabashe kuba yamumenya, ntago bamuzi. Uri kumva ko rero uyu musaza ari ibintu byiza cyane.
yemeye kuba yaba umuzamu, ubu agiye kuba yavura Iribagiza noneho mu buryo bwiza cyane, agiye kujya amuterera urushinge, umuti mu rushinge kugira ngo Iribagiza azabashe kuba yakibuka ibintu byose. Uri kumva Iribagiza ntabasha kuba yakibuka, Iribagiza agiye guhita abona ubutabera bukwiye kubera ko Rugema barahita bamuta muri yombi. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane, Rugema agiye kuba yahorwa ibyaha yakoze. Abari kwemera ko uyu musaza ari intwari bajye muri comment muvuga ati uyu musaza akoze igikorwa gikomeye cyane, kubera ko uyu musaza niwe ubashije kuba yakora igikorwa gikomeye cyane muri ino filimi. Igihe yatangiriye abantu mwari mwaratangiye kuba mwamwinuba ngo yagambaniye Iribagiza, ariko aje kuba yashyira ibintu ku murongo, niwe ugiye kuba waryoshya filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero abantu bari kubona ko agiye kuba yaryoshya iyi filimi, mujye muri comment mubitubwire yuko uyu musaza atuzaniye ibintu byiza cyane. Kuba Iribagiza twamubona yibutse byaba ari ibintu byiza cyane. Noneho amaze kuba yafata uyu muti wa kabiri akabasha kuba yakibuka abantu bose bamuhemukiye, ariko twabonye ko hariho n'abandi badashaka ko Iribagiza yibuka. Twabonye ko uriya mugore Mama Kanyana ashaka ko Iribagiza atakibuka. Mbere yifuzaga ko Iribagiza yakibuka buri kintu cyose amusengera, ariko twamaze kubona ko Mama Kanyana nawe atari umuntu mwiza muri ino filimi. Agiye gutangira kuba yaryoshya nawe filimi yacu, agiye kuba yagira umutima mubi, agiye kuba yamera nka Nyiranambara. Rero abagore ba Rugema bose uko ari babiri, Nyiranambara na Mama Kanyana, uri kumva ko bagiye kuba bafatanya kuba barwanya Iribagiza. Iribagiza ntago abashije kuba yakundwa, ariko nabasha kuba yakibuka ibi byose bizajya ku murongo. Nubwo Nyiranambara yareze Iribagiza ntago bumvikana neza, niwe wamukujije, nibo bafatanyije na Rugema kuba bamwicira ababyeyi, barangije baramurera, bahitamo kuba barera Iribagiza kubera yari umwana mutoya. Rugema byamunaniye kumwica, amugirira impuhwe, aravuga ati reka ze abe yamurera, ariko agiye kuba yahora ibyaha yakoze kubera ko yishe ababyeyi ba Iribagiza, akabasha kuba yarera Iribagiza, akabasha kuba yakura. Rero Iribagiza namara kuba yanywa uriya muti, biraba ari ibintu bikomeye cyane. Uriya muti wa kabiri uyu musaza nabasha kuba yawumuha, biraba ari ibintu byiza cyane, kubera ko filimi yacu iraba igeze ahantu haryoshye cyane. Ariko Mama Kanyana we ibintu arimo arakora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko twamaze kubona ko adafite umutima mwiza, twamaze kubona ko ashyigikiye umugabo we arimo amukingira ikibaba. Rero twabonye ko mushiki wa Rugema nawe yabashije kuba yaza muri ino filimi, nawe yaje ari gukora igikorwa cy'ubutwari gikomeye cyane, yuko yabashije kuba yatesha Iribagiza kunywa uburozi yari agiye kuba ba Nyiranambara bari bagiye kuba bari bamuhaye uburozi muri fanta. Nyiranambara na Fabiola bari bakoze ibintu bitari byiza cyane, bari bashatse kuba bakica Iribagiza kugira ngo abashe kuba yava ku isi, kugira ngo atazongera kuba yabatesha umutwe. Ariko mushiki wa Rugema yahagereye igihe abasha kuba yatabara. Ababonye ko mushiki wa Rugema yakoze igikorwa gikomeye cyane, duhure aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byanyu y'uburyo uriya mushiki wa Rugema yabashe kuba yatesha Iribagiza kuba yanywa uburozi. Iribagiza ubu ngubu abagiye kuba yapfa muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byari biryoshye cyane, abo twarebanye episode zarangiye yuko ahantu tugezeho ni ahantu heza. Iyi filimi igiye kuba yagera ahantu iryoshye cyane, abakunzi bayo bagiye kuba bakiyongeramo. Rero icyo nkusaba ni ukuba wakanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ubasha kuba wamenyeshwa buri kimwe. Niba uri kubona iryo jambo ricyanditseho subscribe, banza uri kandeho, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe, ujye ukanda na like kugira ngo turebe ko hari abantu bari kubasha kuba babona iyi video, bakabasha kuba bagera hano kuri uyu munota tukiri kumwe. Rero nimba nawe ubashe kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo, yuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi, n'icyo ushaka ko cyazaza muri filimi Inzira y'Umusaraba ukaba ari igitekerezo cyakubaka, uzajye ugitanga aho hasi muri comment kugira ngo tuzajye tubasha kubana turi kumwe. Ibintu ari waneza yuko hano tugezeho ibintu bitangiye kuba byaba byiza cyane, kandi twabonye ko Cyusana Iribagiza barimo barapanga kuba bakora ubukwe, bari mu myiteguro y'ubukwe bwabo, bagiye kuba bajya mu murenge kuba basezerana. Ese ibi bintu bizacamo Iribagiza se azaba yibutse uyu musaza, azaba yamuhereye umuti ku gihe? Byose niyo mpamvu nkubwira ngo ukande subscribe. Ibi bibazo nimba ubasha kuba wabyibaza byose uzaba wabisubizwa hano kuri ino channel. Niyo mpamvu mba nkubwira ati ujye utangamo n'ibitekerezo byawe, ikintu wumva cyaza muri ino filimi. Rero iyi filimi ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane, habashe kuba hashimisha abantu, kubera ko Iribagiza agiye kuba yakibuka ibintu byose. Nyiranambara rero na Rugema bagiye kuba bajya mu mazi abira, kubera ko ibintu byose bapanze bigiye kuba byabapfana. Uri kumva ko rero ibintu byose, iyi mipango ya Nyiranambara na Rugema bazi ko bakinnye uyu musaza niwe wabashe kuba yabakina akantu keza, ariko ntago babizi uyu musaza burya azi ubwenge. Twari tuzi ko agiye kuba yatubihiriza filimi, ariko abashe kuba yayigeza ahantu agiye kuba yaryoshya abantu
abantu rero batangiye kuba bakikundira uyu musaza Papa Kamarade, mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwabitubwira kugira ngo tuzajye tubagezaho ibindi bintu byiza bigezweho hano muri filime Inzira y'Umusaraba, yuko tuhari ku bwanyu kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabaha video nziza zishimishije. Rero ibi byari ibintu byiza cyane muri ino filime yacu. Ibyaranze iyi filime byari byinshi kubera ko mushiki wa Rugema yabashe kuba yakora nawe igikorwa cy'ubutwari muri ino filime irangiye. Uri kumva ko byari ibintu byiza cyane, kandi twabonye ko Iribagiza ashaka kuba yakihorera ku bantu bamwicaye ababyeyi. Uri kumva rero Iribagiza namara kuba yakibuka ibintu bizaba ari sawa cyane, ariko ibintu byo kwihoreraho ntabwo ari ibintu byiza cyane, yuko mu Rwanda tugira amategeko tubasha kuba twagenderaho kugira ngo umuntu ahanwe azize ahorwe ibintu yakoze. Rero ntabwo kwihorera bikemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu Rugema azabasha kuba yajya mu mategeko, Iribagiza atazabasha kuba yamwihoreraho, yuko twebwe twamaze kubimenya ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza. Ariko Iribagiza ntabyo aramenya, aracyarimo ashaka abantu baba baramwice ababyeyi. Rero Cyusa yari arimo agira inama Iribagiza ko yazihorera. Cyusa ibintu arimo arakora ntabwo ari ibintu byiza muri ino filimi, yuko arimo arashuka uyu mwana w'umukobwa amushyigikira mu mafuti. Mu Rwanda ntabwo ibi bintu byemewe, ibintu Cyusa arimo arakora. Abantu rero mubashe kuba mwagera hano kuri uyu munota tukiri kumwe, mujye muri comment mubashe kuba mwagira inama Cyusa, yuko Cyusa arimo arakora ibintu byiza, arimo arakora ibintu byiza, ariko ku rundi ruhande arimo arashuka Iribagiza kuba bakundana. Ntabwo yavuga ati amushuke Iribagiza abashe kujya kuba yakihorera ku bantu bamwicaye ababyeyi. Rero byaba ari ibintu bibi cyane Iribagiza abashe kuba yakihorera, nabashe kuba yajya kuba yarega. Ariko twabonye ko hano umusaza wa Iribagiza we abavuga ati ibintu bizajya mu mategeko, ibintu mu Rwanda dukorera ku mategeko. Rero umusaza wa Iribagiza ari mu bintu by'ukuri, ashaka kuba yajyana umuntu waba waramwice ababyeyi mu mategeko akabasha kuba yahanwa agafunga. Ariko Cyusa ntabwo abyumva uburyo batwara umuntu wabice ababyeyi bakaba bamufunga, bakahashyira iminsi bagatanga imbabazi agataha. Nicyo kibazo Cyusa aguma yibaza, abwira Iribagiza ati umuntu wakwiciye ababyeyi akabasha kuba yajya muri gereza bakamufunga iminsi mike akabasha kuba yataha. Rero ni ibintu Cyusa yari arimo abwira Iribagiza ati byaba ari ibintu bibi cyane, kubera ko umuntu wakwiciye ababyeyi baramutse bamufunze ejo mugahura yatashye agataha ku mbabazi za perezida. Uri kumva ko byaba ari ibintu bibi. Ariko twebwe tumaze kubona ko u Rwanda rugendera ku mategeko, umuntu akora icyaha akagenda agahanishwa igifungo cy'imyaka runaka, nyuma akazataha cyangwa agakatirwa burundu. Ariko ntabwo bamuhanisha kuba umuntu nimba yarishe umuntu, ntabwo bamuhanisha nawe kwicwa kereka yasuzuguye amategeko. Rero ibi byari ibintu byiza cyane musaza wa Iribagiza yarazanye muri ino filimi, kubera ko hari ibintu tumashije kuba twamenyeramo, tubashije kuba twakuramo amasomo agiye akomeye cyane hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Hano ibashe kuba yagera n'ahantu heza habashe kuba hashimisha abantu benshi, kubera ko iyi filime ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane. Ariko twamaze kuba twabona ko mushiki wa Rugema atangiye kuba yazana ibintu byiza hano muri ino filimi, kubera ko ari we wakishije Iribagiza, akaba atangiye kuba yamenya amabanga ya Nyiranambara ndetse na Rugema na Fabiola. Rero Fabiola nawe ibintu bye ntabwo ari sawa cyane, urabona ko noneho bwa bwoba bwe bwatangiye kuba bwashira, atangiye kuba nawe yafatanya na Nyiranambara. Noneho yashiritse ubwoba kuba yakica Iribagiza, nta gihunga agifite. Mbere yari arimo afite ubwoba ashaka kuba yahunga, ariko kuba yabashije kumenya ko Rugema yatashye, urumva ko ibintu byatangiye kuba byaba ibindi muri ino filimi yacu, kubera ko ibi bintu bitangiye kugera ahantu heza cyane hashimishije. Abakunzi b'Inzira y'Umusaraba bakomeje kuba bakiyongera, bayikunda cyane. Nimba ubashe kuba wagera kuri uno munota tukiri kumwe, tanga igitekerezo kuri Fabiola, uburyo yari arimo yitwara, uburyo ubwoba yari afite mu minsi ishize muri episode zagiye zirangira abantu twabanaga, ariko akabasha kuba yatangiye kuba yacamuka, yatangiye kuba yaba undi muntu wundi wuzi ubugome bwinshi cyane. Agiye kuba noneho yafatanya na Nyiranambara, noneho bahuje imitima, nta bwoba agifite. Uri kumva ko rero na Nyiranambara ariko utagira ubwoba twigeze kubona bamuhabura. Ati rero yari arimo abwira Fabiola ati njye na kiriya cyuma cyabaye MLS ntagitinya, uretse bakimpatiyeho nibwo nagitinye gusa. Rero byari ibintu byari bikomeye cyane muri ino episode zagiye zirangira. Mwibutsa kuba wakanda subscribe nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota, ukabasha kuba wasobanukirwa buri kintu kibasha kuba cyabera muri ino filimi. Nimba hari icyo utabashije kuba wasobanukirwa, jya muri comment ubashe kuba wakitubwira, kubera ko tubashe kugera ahantu haryoshye cyane. Urumva ko rero ibintu bikomeje kuba byaba ibindi kubera iyi episode tugezeho. Duhurira hasi aho muri comment dutanga ibitekerezo byacu, ukuntu twagiye tubona iyi filimi ahantu ibashe kuba yagera. Urumva ko ari ibintu byiza cyane tubashe kuba twageramo. Rero kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kintu kimwe cyose kibera hano, kubera ko tubashe kuba twagera ahantu heza habashe kuba hashimisha abakunzi b'Inzira y'Umusaraba. Uri kumva ko
urumva ko tumaze kuba twabona abantu benshi bari bashyigikiye Iribagiza kuba ko yakibuka ibintu byose batangiye kuba bamwihakana, ariko tubashije kubona undi muntu ubasha kuba yashyigikira Iribagiza mu byarimo akabasha kuba agiye kuba yamwitaho. Rero uyu mushiki wa Rugema abaye intwari cyane kuba yabashe kuba yatabarira igihe hano Iribagiza mu gihe yaragiye kunywa buriya burozi ba nyina ntambara bari bamuhaye. Urumva ko tubashije nawe kuba twamenya ko ashyigikiye Iribagiza, tubashije kuba twamenya ko Mama Kanyana nawe atagishyigikiye Iribagiza. Uri kumva ko atari ibintu byiza cyane, kandi Mama Kanyana ariwe wabashije kuba nawe yarashyigikiraga Iribagiza. Uri kumva ko hari amasomo menshi tuba tubashije kwigira muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, yuko umuntu ubashije kuba wakizera ukamushyira iruhande rwawe, cyangwa umuntu ugushyigikira buri gihe ntago ariko ahora agushyigikira, ahubwo biba bizagera igihe akabasha kuba yakwihinduka. Iri ni isomo tubashije kuba twakura muri ino filimi, kandi tumaze gukuramo isomo rikomeye cyane ko kuba wakihorera atari ibintu byiza, ahubwo ugomba kugana amategeko. Dufite igihugu kigendera ku mategeko mu Rwanda kugira ngo abashe kuba yaguha ubutabera bukwiye. Rero Iribagiza kugira ngo ahabwe ubutabera bukwiye nuko azabasha kuba yatanga ikirego, akabasha kuba yarega abantu bamwica ababyeyi, namara kuba yakibuka ibintu abantu bamwice ababyeyi. Urumva ko Cyusa yararimo akora amakosa yo kuba yashuka Iribagiza kugira ngo azabashe kuba yakihorera. Iribagiza ariwe usanga agiye kuba yahanwa n'amategeko kubera ko yabashije kuba yakihorera. Rero mu Rwanda ntago ibi bintu byoroshye kuba wakihorera, ujya mu mategeko akabasha kuba yaguha ubutabera bukwiye. Rero aya yari amasomo agiye akomeye twagiye tuba twakura hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba nayo hari isomo wabashije kuba wakuramo, uritubwira aho hasi muri comment, urisangize bagenzi bawe kugira ngo nabo bazajye babasha kuba bakuramo amasomo bakurikira iyi filimi, bagira ikintu kindi babasha kuba bakuramo. Uri kumva ko twabashije kuba twakuramo ibintu byiza cyane, hari amasomo menshi yabashije kuba yatambukamo nandi tutagiye tuvuga, ariko aya yari amasomo y'ingenzi babashije kuba batanga muri episode tugezemo. Nimba nawe rero hari isomo runaka wabashije kuba wakuramo rizagufasha mu buzima busanzwe, jya hasi ubashe kuba waritubwira, urisangize bagenzi bawe kugira ngo bazabashe kuba nabo babona aya masomo agiye atandukanye tuba turi kwigira muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byiza cyane kuba ubashije kuba wakuramo isomo nawe hano rikabasha kuba ryakugira umumaro. Rero icyo ngusaba nuko wakanda subscribe hano, tukabasha kuba twaza tukajya dukuramo amasomo hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko ni ibintu byiza cyane kuba wakuramo isomo ryawe kugira ngo uzajye ubasha kuba wagira ikintu ukuramo kizakubaho mu buzima busanzwe, cyangwa kitari cyakubaho wabona byaranakubayeho ukabasha kuba wasangiza nawe bagenzi bawe ubundi buhamya bwa bwarakubayeho hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byiza cyane kuba tubasha kumva tunakuramo amasomo, dukuramo ibintu by'ingenzi bigiye bitandukanye hano muri ino filimi yacu. Kandi nkwibutsa kujya usenga Imana buri gihe. Nimba nawe uri umuntu ukunda Imana, ujye hasi muri comment ubashe kuba wakandikamo amena, kubera ko ibintu byose tubibashishwa n'Imana. Rero hano tugeze kuri uyu munota, uri kumva ko Imana yari irimo idushyigikiye kugira ngo tubashe kuba twagerana kuri uyu munota. Byose byari imigisha y'Imana. Imana yakubashije kuba wareba iyi video ukabasha kuba wagera kuri uyu munota tukiri kumwe. Ujye muri comment ubashe kuba wayishimira yuko yabashije kuba yagutiza imbaraga zikomeye cyane. Rero buri kintu cyose tuzajya dukora tuzajya dushyiramo Imana, nicyo kintu cya mbere kibasha kuba cyatwereka ibintu bizatubaho, n'amasomo yacu tukayafatanya n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuba twaba muri iyi si turi abantu beza, tugira ikintu tuba twakura muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nimba hari ubuhamya uzi uba ufite bwabasha kuba bwafasha abantu, ujye ubutwandikira aha hasi muri comment kugira ngo tubashe kuba twaza kuba twabusoma tukabasha kuba twafashwa n'ubuhamya bwawe, kubera ko gufasha abantu hano muri ino si nicyo kintu cya mbere kibasha kuba cyakongera umubare w'abantu benshi babasha kuba bahinduka bagahinduka abandi bantu bagakunda Imana, bakabasha kuba basobanukirwa buri kintu kimwe. Rero nimba ubasha kuba wareba iyi filimi, uzajye wibuka no kuba wasenga Imana, yuko hano tuba turimo tuvuga ibintu bishobora kukugira akamaro. Iri ni isomo rikomeye cyane tuba tubashe kuba twakura muri ino filimi, ariko tukiyongezaho n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuba twaba muri ino si tubashe kuba twaba dukiranutse. Kandi nimba nawe ubashe kuba wakiranuka, hari ubuhamya ufite uzi bwabasha kuba bwafasha undi muntu mugenzi wawe, ntugende utabushyize hano hasi muri comment kugira ngo tubashe kuba twabusoma, nawe ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe hano muri filimi. Rero Inzira y'Umusaraba tugenda dukuramo ibintu byinshi byagirira abantu umumaro, niyo mpamvu tuba duhari ngo tubashe kuba twabagezaho iyi filimi, tugaruke nyuma tunayibasobanurira hano kuri ino channel. Rero nimba ushaka kujya usobanukirwa buri kimwe cyose kibera hano, uzajye ukanda like, ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe kugira ngo tuzajye tubasha kubana noneho ibintu bimeze neza, yuko hano tubashe kuba twagera n'ahantu heza
cyane. Iyi filimi ibasha kuba yaduha amasomo menshi, ariko hariho abantu benshi tutabasha kuba twayabona. Uri kumva ko rero abantu mutabasha kuba mwabona amasomo ari muri no filimi, muba mwarebye amashusho gusa, ntabwo muba mwabashije kumva ibintu byigeze bivugirwamo. Rero biba ari ibintu byiza cyane biba byatangajwe hano muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Nkwibutsa kuba rero wakanda subscribe kuri channel, yuko nimba ukiri kureba iryo jambo ryanditse hasi ryanditseho subscribe, ukaba ukiri kurireba, basha kuba warikandaho kugira ngo ubishobezwe n'Imana ishyireho ikiganza, ubashe kuba warikandaho kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana mu zindi video zacu zizaba zigiye zitandukanye, yuko iyi channel ibabereyeho kuba yabaha video nziza kandi zibasha kuba zabashimisha. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane hano tubashiye kuba twagera, ni Imana iba ibashiye kuba yabikora, tukaba tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe. Niyo mpamvu uba ugomba kuba wakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ukiri kuribona, nimba ridahari, kandi ibyo Imana iba yarabikemuye kera, kubera ko Imana iba yarakoze umurimo wayo ikomeye cyane, ukabasha kuba wadushyigikira utanga ibitekerezo byawe, kandi abantu babasha kuba basenga Imana ikabumva, babashe kuba basengera Kanyana nawe abashe kuba yahinduka undi muntu, yuko atangiye kuba yahinduka, atangiye kuba yahishira umunyabyaha, kandi tumaze kubona ko uri mu Mana utagomba kuba wahishira umunyabyaha. Rero ibi ni ibintu byiza byabashe kuba byaranga iyi filimi, ariko hari isomo tuba twakuyemo, kuba utahishira umuntu wakoze ibyaha agomba kujya mu butabera agahanwa, kubera ko Imana nayo ishyigikira umuntu utanga ibintu by'ukuri gusa. Niba ukoze icyaha, saba Imana imbabazi ubashe kuba waba undi muntu. Rero iri ni isomo Kanyana abashe kuba yabasha kuba yadusigira hano muri no filimi yacu. Uri kumva ko bari ibintu bikomeye cyane ku bantu babasha kuba bayikurikira. Tuba tugeze ahantu haryoshye cyane, kubera ko hari isomo tuba twabasha kuba twakuramo hano, tukabasha kuba twabifatanya n'Imana kugira ngo tubashe kuba twabaho muri ino si, kugira ngo rero uzajye wiga ubasha kuba wanasenga Imana, yuko aya masomo abasha kuba yagendana n'ijambo ry'Imana tuba twatanga hano kuri ino channel. Mwibuka kujya usharinga abantu bawe bashaka kuba bakumva ibitekerezo byabashe kuba byava muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, yuko tubasha kuba twageze ahantu hashimishije cyane, kuba Imana iba yadufashijemo kugira ngo tubashe kuba twabagezaho ibi bitekerezo byanyu muba mwashatse kuba mwatanga muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, tukabasha kuba twabibatambukiriza. Rero byose bari Imana iba yabikoze. Rero niyo mpamvu nkubwira andika amena nimba uzi ko ari Imana ibikoze kuba ubashe kugera kuri uyu munota tukiri kumwe, kandi nimba wabashe kuba wagera kuri uyu munota, andika umunota wagezemo aho hasi muri comment, cyangwa ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko twabanye n'abantu kuri iyi episode twabashe kuba twageraho, yuko iyi episode tubashe kuba twageraho ni episode nziza cyane yabashe kuba yashimisha abantu benshi cyane. Rero kuri uyu munsi byari ibintu byiza. Rero nimba